nkaho hari uteye imbabazi ariko hakwirukanye ari amabandi niba udashaka ko twibaka dusiga iheruheru uretse wa mugore we kandi manze nibaza uriya mukobwa nawe ikimugenza mbese iriya nkumi kandi ndebe itereka amaso ngo bari abasore isanze hano irashaka iki erega hano nunguruka si muri bare maskini wibeshya inzira mbese nyabusa ko ndeba urabati iki hano nareje kubabaza niba mudakeneye umukozi subo ushobora gukora iki hano ubwo ufite buhanga ki mu bintu imirimo yo mu rugo yose ndayizi kandi nzi n'igifaransa na comptabilité nzi gutera ipasi nzi kudoda no gutaka ndetse nzi guteka ifiriti n'umurete reka muri byose ntacyo nyobewe nikoye ibyo sokeye mu raya buhe ko ndarawitwaye nkaho uri injeniyeri usumba inyenyeri oya nta mahanga nagenze ntiraririye uretse mu mashuri yacu i Rwanda mu Rwanda wize muri tekinike ni Nyanza ni ku Kibuye oya ahubwo nizi ishuri ry'ingoboka ndangiza ndi wa mbere mfite amanota 88 atagaza rwose yewe erega genda mubonye ubushongore mukeka nk'ubushobozi buhanitse naje gutanga urwamenyo mu mujyi ngo arashaka akazi kandi atazi ko kabonye bene ko ahubwo ngo ino nyabusa Kigali kubone ukubitwe urara amajoro jorwe pakujinyoro bugishishunga isubuni madamazi hakibundi bitwa ndi datanyisi kibasumba niryo ngiryo bampamagara ariko ubundi sajya kukwita ntiyibeshye uri ikibasuma nkajya kindi se batunze yaririmbirwa reka ye yega byakomeye ndiko ye gise kwandikisha imashini ubundi ngeneye umukobwa gukora mu iduka ryanjye Rwamagana ntabwo mbizi ariko mukampaye nagerageza nkabimenya vuba ugerageza iki bagira ngo uzaze kutumara impapuro kudona ngangura ndikisha mu mashini ntaho byabira gatabwa mugihe nta kazuzi nge nibaza n'icyo uje kubunza mu mujyi niko ye mbese ubundi mufite aho mucumbika none se ko nta bene wacu dufite hano i Kigali shuni ntabwo ari bene wanyu rwose shuni ntabwo ari wanyu bacu kandi akaba ari kure ubona ko teburare hehe ibyo ntibindeba nabusa twize ko muri buducumbikira ababyeyi beza ntabwo tubacumbikira rwose ariko se ikibasumba soyo rwose urataye ntaho mfite cyakora hari umusore uvuka ku musozi wacu ukora mu bya gasutamo sinzi niba yancumbikira yitwa nde ni Directeur General se mama ntabwo mbizi cyakora yitwa Mafiyeri mbese ni wawe undi Mafiyeri abo ubwo ni muri abandi bajya batwamura ibintu byacu cyangwa ni kagomwe kaje kadasiba kuza kunza amafaranga umusaza wawe sema oya nuko avuka iwacu gusa ubwo ni fiance wawe reka da kandi nkiri umwana ubusa nari nakora ngo ngire fiance maze rero usore nawe nagira ngo babure ko ntacu bimuteze wanjye ko atari muri hoteli niyo mpamvu mbasabye kumvira atabarese rwose reka damba barese iki no kujya gushaka aho mucumbika bitarabana ubuse turarara hewe ndi bindeba bamabandi numva bavuga ino ntadukorera ibyamfura bitarabibona yewe babyeyi mutugire imbabazi mu ducumbikire rya none we unazo ufite ngabari zijya kwa muganga kandi hano si mu bitaro guse mwakoreye ko muri abo kandi mufite amafaranga usanga Yusufu afite amaza kodeshwa ndetse nawe undi mwavuze Mafiyeri banza acumbitse mu rupangu rwe amafaranga ntayo dufite ahubwo turashaka aho tuyakorera nibuje mu mujyi n'amafaranga yitwaje n'akazi kawe ubuze muri iki ko mu mujyi ntabanye gusenge mu masanga bahari use turarara hewe tubaye abande se nibi ndeba nabusa rwose umva ngo bari hagutera imbabazi kandi nasabye kuva kare ko babirukana hano niba kandi rero utabishoboye nganje kwitabariza kuri telefone abarenze b'amahoro bajye kwacumbikira muri kasho ese bigezeho kudutabariza nko turi bisambo wari wabyemera ko mutari byo reka nigende sinashobora kubitwiza akabwana kandi ndi umwere kizwa n'amaguru rwose dore na Mafiyeri waho araje noneho baba bagiye kugira imana ye urabona ayo Mafiyeri usigaye waruze mu mujyi wa Kigali nk'abawucumuyemo rwose ni mukomere rega kuba mu giti tudashishe nk'amwe ubundi ko tubamo twishisha amacumu y'ubuzima cyangwa ubundi ko tudasomera hamwe twahurirahe yewe wese umuntu usomera muri Mirikorine nge nkinywera amazi arimo za mibe mu rupango rwa Yusufu twahurira he koko nayo nibagiye ko mwitungiwe n'ubufindo nkuko bimeze iyo tubonye manije amakaravati burya tubakeka amabaka kandi mutagira n'amabati mutamu reka se kandi kwishongora shuni rwose ariko ubundi umenya nibeshye
hano bafonctionnaire namwe mwabura amafaranga iyo mwicaye mu biro no mu birori mudutera ubwoba da nuko batera ubwoba nyine buri mukozi wa leta wese siko ari umutware ngo ahorana umutwaro w'ibifaranga nuko ubona tugenda gusa turari rusa tukikuza umuyaga yewe mafiye reka se nawe mafiye dore ko amashinga baraza gutakuri nawe ujye ushunge Rwanda ngo ntuhembwe amafaranga menshi kandi ukora kwa finance se niba nkora yo nikoreramo simwe mari igihugu cyose inyuraho gukoramo nubwo nibyo mukora gusa bivuze neza ni igihugu cyose nyine ni yanjye se bamwe basigaye batwingahinga mu bukire kandi nta burenganzira bafite bwo gucuruza madamu rwose mwe kujya mubona mu miberewe neza ngo mwibwire ko hari abantu bose batuye mu ijuru nk'iryo mwibereyemo ubu sigaye nguguna inkokora nakwitsamura amenya akenda kugwa amenya akagwa yewe ufite ubukire bimugaragaraho kandi ntuyobewe ko abakozi bo muri kapitali ukwezi kujya gushira benshi baramanitse imbabura ninde wabimenya sibyo ngibyo ukora noneho muzave mu mujyi niba ntacyo mukuramo n'uwashaka wa mugana wawe yakwigendera ariko se mwese muvuye mu byo ducuruza byazajya bigurwa n'abandera iyo gira uti twajya duhenda abandi rubanda rugufi twisubire mu giturage ariko reka nkwibarize shone buryo uzamura ibiciro uko wishakiye aho uzi ko ubugusha ifaranga ry'igihugu none se wacuruza utunguka ntubuye mu kirubucuruzi koko kunguka no kwibana biratandukanye naho gutuma ifaranga leta agaciro saba abacuruzi bagatanga yewe ahubwo ni mwabategetse umunsi umwe bizabarushya gucuruza kuri twe ntabwo agurushinga ngo nuko dushishe kuko tudashirutse ubute ngo dushake imari ku buryo bwose byaturangiriraho tugacyura umunyu ahubwo nagira ngo nkwibutse kuri ya magambo yacu wirengagiza nta magambo tuziranye kuko ntacyo duhuriraho kandi nawe wabyivugiye ye kereka niyo wenda hari agakiza waba wazanye mu kabiriti ngo tujye kwirira mu nzu hari ubwo se uherutse mu nyunga cyangwa mu miyove kugira mu miyove ngo warisheho kakabuye gakomeye akabuye kakandi gakomeye ngire wavura ubuze icyo kirangije ndahita mushyura subiza umutima impembero ntazahabu ncuruza dore ko yabatwaye n'uruhande umva se kisha amahirwe bagenzi banjye ariko yabivuze atabiciye ku ruhande ubundi ko nta mvugo nk'iyo tumenyereye ahubwo ntagira ivo arantera igihe kandi ntagihembukiye ndetse na modoka yanjye yagiye ku Gisenyi buri hafi gusesekara hano nizeye ko ibyo natumije babinzanira ku giciro cyiza kandi gitoya maze nkazabyungukamo inshuro 3 kandi koko desi barazana ibitenge byiza biteye ubwuzu abagore bo kwiberesha iwe n'amashati meza n'imipira ibyo nari nabitumye rwose maze twagendera ikimero abagabo b'intiya bakamira amazi nanze kubaca mu ijambo ariko vuga icyakuzinduye mafiyeri kuko ntawe ufifi ku nkunda ngira ngo byawe si amabanga kandi niyo by'amabanga ntabanzwe ngo azarimena narinje kwibariza bwana wawe niba noneho yemera kunguriza 90,000 nibyo kwigurira ikibanza kiri kwa Yusufu Nyamirambo yampaye igikwembe cyo kwambara yaje gusaba amafaranga nanone reka kwa shuni ni kwa sesa bayore abagenzi maviri aho nubona ntuzamaganuka yakuryoshya amagambo ugira ngo hari umugabane wawe urimo niba ufite ubwenge byahuguza we mureshya yampaye naho kwa shuni ntacyo uzahashunaho yego ndabibona murashaka kunkurira inzira ku murima kandi sinyoye ko ntagomba kujya mu majiji ntari umujiji wabimenye se nyamara rero uretse ubukire bwanyu bwabahaye bararishya ubundi turi bamwe twese turasa eka naho usa nkaho oya ntabwo dusa rwose binuka none se ntituvuka twese twambaye ubusa yego tuvuka dusa simbi hakana ariko icyo wibeshyeho kandi ukibagirwa nuko imigisha dusumbanya no mu nzego z'ubugingo ariko hari n'ikindi duhuriyeho nubwo uvuga ngo ntitureshye ubundi banyu ntibakomoka iwacu uretse ko waje kugera ku ifaranga ntiwongere kuhikoza yewe naho duhuriye na gatoya rwose kandi niba nagize ibyago nkavukira ku murenge wanyu sinahisemo kuhabonera izuba naho ubundi amahita amaze kuza ntaravuka sinari no kuhafata ubwo rero muranyihakanye kandi ari mwe nari niringiye oya so kukwakana kuko ntawe twize tukumenya ese washatse kutwikondesha witwaza impamvu zidafashije rwose musigeho ku ntobo ubundi uza kunguza amafaranga ngo urashaka kubaka kuko ndakubakira ndiso kunkuguza se ndavuze ngo mvye oya nta kwizera mwene rubanda kabone niyo yaza yambaye ingabire nka kangabire wanjye Fatuma bose ariko ubundi barinda kuza kwiyambaza Imana yabo nanjye byaranyubiye bahise mu bisigiti no mu kiliziya ko atari cyane Kigali ajya akomeza kuyambariza ku mashyiga ntibasiga ivu bagahinduka ibivurivundi baze batuvumbureho ariko madamu rwose reka kuntuka ese hano bigira ko ari muri Caritas ra ko numva ngo niwe wafashe imbabare ntibayibeshya amayira ambwire muhumuwe yamuyobore ngira ngo ibyo mungire nk'iby'ifundi igira ibivuzo mushatse mwarekeraho murantovye mungize se byondo ariko rero umenye ko gasuzuguro kanyu kazabashira mu munsi umwe
vuga ko hazashira wowe utakijyana urwara rwo kwishima naho tureke dukomeze dushishe mu byishimo byacu. Ndetse ndakeka ko toto yabitunganije wino twigendere. Nanjye rero maze kurambirwa amaganya yawe amagorwa baje kunganyira haho ne nyirasenge ko baransenge ibyo gufusa magorwa nanjye naruha mafiri ubu ngiye kwifatira cyotse mu cyayi kugira ngo nikitikize bakana murantumiye se kuyo nawe ntumbiye nimwe ntabura bwanjye burimo fure twebwe umusigare mwehereza umuyaga mwikuze se rwakira mutereka bakire tujye kwinywera amata y'imari. erega batagira urufaranga turagawowe ahubwo turashize ndakuriya mugabo n'umugore bateye ukundi ariko amoko arakwira rwose umenya hari barisize umutuma batazapfa ndetse abantu batagira umutima wo gukunda abandi Imana bakaba baragize ndayabona amafaranga reka bari abantu barakabije rwose ariko ko muvuga cyane ubwo niba bumva bakaza bakatwirukana turekeza he noneho yego koko disi kandi twari twizeye ko baza kuduha akazi nimamara gushira uburakari ahari tugize Imana batuvungurira ku mari yabo imari ya shuni bitihise bakatucumbikira cyangwa bakatugaburira babagaburira ahubwo derege n'inzara iranzambije wowe uracyavuga jye nashize ese ubundi murabahe ko ndeba munyuze mu maso mbazi jewe iwacu ni mu Rugarama rwa Bwana Mukare hafi y'ishyanda ibutare maze kuri umwanya mu mashuri narashobewe nza nkurikiye insinga z'Ikigoma n'i Kigali hanyuma naje nyura mu ndoga yose ahubwo je ngeze ngacumbika none hano nshyitse Kigali nzambaririza akazi bandangira kwa Shuni barakurangiye ko ahora ni iki none dore abayo kunshungera we n'umugore ngo ni Fatuma akazi ni koroshye kuboneka mu mujyi wa Kigali cyane cyane bidafite umwuga ngo witwaze baramutse bashatse kugusuzugura ngo ntacyuzi umwuga mukuru mu Rwanda no guhinga kandi ntabanushaga ndabizi uje guhinga Kigali rero none se ko akarima ni hari kagamo gakuramo agasabone n'agasegereti bagayeho intekeshanya mukuru wanjye warongoye ejo bundi ibyo ni ibibazo byo kuza kuvuga none narebye kubaho kwanjye ni mu giturage nsanga nawe bizangiza niba ntekereje kuza mu mujyi yewe maze utekereza kuza mu mujyi usize Ikigarama kiwanyu gitembamwe amata n'urwabo mbabara se dawe yawe nshinyagurira erega mwana natwe dufite ako kazi uvuga ntitubaho nkuko tubyifuza uko umushahara duhembwa wonyine ntacyo utumariye se namwe mwize za universite mujya mubunza imitima y'ubuzima bwanyu kandi muhembwa 100 nkuko numvise babivuga yego wowe kubwiye niko bitekereza cyangwa ubwenge bwe niko bungana niba atari ibyo yarose ko se sibyo wakubwira ko akazi ushobora kubona kaguhesha byibura 1000 byagutangaza hari ngo 1000 reka nakoreye amafaranga arenga 10,000 nakwemera nkajya guhinga nubwo mbyanga cyane bikaba ari amabura kindi erega menya wajuje mademoiselle ubwo se nakorera ko 1000 nkaguramo ipantaro cyangwa ikanzu iberanya nuko ndi umushana suje ushaka amapantaro none ubwo busa se ngo ni 1000 bwavamo umushana na wanirote gare ngo nyambare nanjye ngaragare nuko rote ibi birakajye biwangize bibira wazanywe no kugaragara uzikise ubwo se ubwo busa ngo ni 1000 naguramo umubavu uyu Zanzibari ngo murirangaho nyuze hose se na Zanzibari muraziziye mu giturage none siko nazanyira umwana tuzabanane icyo kurya ubwo se ubwo busa ngo ni 1000 nabugurama se usonambi ngo nzobe yanjye idahugana maze mbizuba ari muri kirisi ukeneye no kwisi erega mukobuza muri migambi hambaye mu mujyi none se kwifuza ni bibi ikibi ni ukwifuza umugore wundi kandi jewe sindi umugabo icyo cyaha n'icyambarwaho nanjye rero Kigali ndabona nyikunze nubwo ishaka kunyakira nabi yatangiye menya ntawe uzatanira n'uriya mugore twahoze mbega abagore bambaye ibitenge witegereza ugacika intege utekereje ko ntawe uzakikugurira ufite uzanya amarere mbega abakobwa baberewe n'amapataro bigendera mu mudendezo kandi wacu biha kuba tukababonye nk'aho ari uwo bacumuyeho Kigali rakubonye we nakomeye za nkweto zagudire se najyaga numva bavuga ukuntu ziberanye na magisi zidoze neza yewe n'umushahara uvuga ntawe wabona uvuye mu byo byose yewe Kigali ni nziza abakobwa bayigezemo ibagera beza ugasanga baberewe n'ubugingo cyama nanjye nkazabona akazi badahemba 1000 cyangwa 2 ugahembwa nanjye nireba nkarusha umuseke y'ubwiza ngahora nisekera maze rero mademoiselle nkurikije amashuri wize n'ubumenyi bwawe ntushobora kubona akazi uzakora amafaranga arenze 2,000 na 5 sinabikorera icyakora
ibyo ndakubwira nisegura kuko ubwizi yakuremye yaguhanganye butema abasore baguhanga amaso ukabatera bakanyamuneza utabaye umwari w'umutima byaguhindura igihaha ukabisibanira ry'ibihararumbo byarumbiye hano mu mujyi. Wishaka kuntuka uribeshya. Nangwa nawe dawe ya n'umukobwa ngaha wamwitwara yamukosha magana naho gino gukubitwiza akabwana nzire igitsina cyanjye. Magorwa humura twagorewe hamwe kuva tukigera hano ninkira nzagukiza kuko dusangiye ugupfa no gukira. Utinze kwagamo gusa aho zandeba nerihumye. None se ko numva ihakana twese nituri abanyabyago kandi tukaburungano n'urubyiruko. Twese muvandimwe ntitwabuze amashuri kandi tutararabaswa. Nibe nawe barakureba jye nihebye. Ariko reka twe kwiheba kandi tukiri bato. Bana ba mama ndumva amagambo yanyu nkumva nanjye nshaka kurira kandi nibeshye ngo mfite aho nkora. Uradikana kumvyimba nyine. Cyakora kuza Kigali ni nko guhungira ubwayi mu kigunda. Magorwa rero ntiriwe mvuga menshi uje kugwiza umubare w'ibisambo. Kwiki Uje kwicana no guca amashu. Icumbi ryawe rero mu mateme. Humura rero sinshaka kuba igisambo. Mfite amaboko sinabura akazi. Naho we madamazera uje uri inyama y'ibisiga. Oya wishaka kuntuka. Ni wisiga kazumba turuka rushabera izo bidahanda. Ufite ipantaro ikwegereye kandi ugendera ku bugenge. Uzababaye kigenge. Uri ikirumbu usebye abari b'i Rwanda. Uri indaye ndara mazenga. Ibyo mbigukuriyeho ntabwo nzabindaya. Ndakeka ko nimbura akazi ntazahura n'umusore mwiza uzanyijyanira. Tungejyanira. Uwo musore mwiza ni nkumeza ate? None se ko akobwa turi banteze uzaza namenye uzanyitwarira ari uwuhe. Nuko rero nyine se kubizi. Cyakora kuko nize guteka neza nkabanzi no gutera ipasi ndabona uwize muri universite tw'abana. Arererere. Ukajya kumubera umuyayi umuwo yese cyangwa igiki? Kumubera umugore. Uretse nyine ko yafafari ku Rufaransa ntitwumvikane neza. Kubizi. Kuko nanjye nziho gake. Akabonjour chérie nikananira. Aragamo ko atareshya ntaramukanya. Cyakora undi twabana ni umuntu ufite imodoka. Nk'umucuruzi. Ukaba nka Mukashuni. Umufongisiyoneri ukora muri finance ndetse n'umusirikare. Ariko uyu ufite inyenyeri nawe ntabwo ari mubi. Ibyago byawe rero madamazera nuko muri abo bose umaze kuvuga nta n'umusho wakubona ugutunga binyuze mu mategeko. Kubera iki? Naho guhura n'abaje kukuraza cyangwa ujya kubaraza ibyo si ibyakera. Ndetse no muri joro wabona bikubayeho. Niba nabitekereza kubyivanemo. Kuko uteye amabengeza kandi ukaba uri mushyashya muri Kigali. Nizeye ko ibyo uvuga ari ukugira ngo dutere ubwoba. Ese ubundi wowe wagiye kuducumbikira ukanadufasha gushaka akazi ko twazaguhemba. Yego tisiwe. Hari nawe watwirengagiza kandi tukuze. Kubacumbikira sinari imvyanzi. Hanyuma se. Ariko simba ishobora kuko mfite igitanda kimwe mu nzu y'icyumba kimwe. Aricyo bitwaye se. Sinshaka kubona mukumbagara kwisima nk'ibisimba kuko nta n'umusambi nigirira. Ntawe tukwaka. Iyo nzu kandi iri mu rupangu rwa Yusufu. Uwo mugabo akaba yanga bapanga bamuzanira abasore n'inkumi mu kigo badafite uburenganzira bwo gutura muri komini y'umujyi. Umugamiza atera. Nuko bimeze. Reka noneho turagowe. Ariko se ko umukobwa wa madamu wakundana gukiga muri kaminuza ari wiwacu. Twajya gucumbikira ukava kutiri baramawe baje kugusura. Mwabara mu baje mute nta mugore ngira. Tukafite fiance. Yego nkondo mwari madukoma ukiriye wanyu. Ariko ibyo byawe urwitwazo ngo bitume njya mu makosa ngo ndacumbikira batagira ibyangombwa byose. Mbese ubundi kwavuze ngo ufite igitanda kimwe ngo ntabona aho turaza ko nabonaga inshuti yawe itarasibaga inda ubwo yirazagaye. Ibyo se birakora. Aho mwagutari ngo rukwavu rwisasira batanu rwose baducumbiki. Ariko nawe urashaka kumuvugisha n'akari murore kugira ngo yivemo nk'inopfu. Aho uramushubirije rwose. Ndetse ntabwo nawe uciye akenge. Ndaje no kukwakira icumbi muri home ku bakobwa dukorana babayo. Urakoze cyane. Aho Magorwa yirwanaho n'umugabo. None se Magorwa ko numva uhigima uragira ngo nigirene. Magorwa we ari ikibasumba nyampinga ari nawe uzanywe no kwinjira idini y'ibisambo ukwiye kwitabwaho ninde. Twese dukurikije ubutabera dukwiye kwitabwaho. None twese ntituri abantu kandi simbona nawe yari nyiti gisambo. Yego twese turi abantu ariko siko tureshya twese n'Imana ntiyabishatse kuko ibaza imitima yacu ntiyayiringanije. Bizuteze. Ntabwo ushobora kwihanganira kubona mushiki wanjye ubwo azimushiha nkaho nta bahungu b'umutima tubi Kigali. Je twa mu Rwanda. Zo muhera. Ndetse reka mujyane inzira z'ikigendwa bene wanyu bataramunigana mu Kiyovu. Dore ko bene ngango bateye inkeke muri iki gihe. Bye bye mwene wacu. Kwigenderera ati kibazo. Ari wenda nudapfa none tuzabonana. Ndi mwene wanyu duhuriye wa mukobwa we. Nawe mwene wanyu ntiwakwemeye tugapfa rumwe nkuko duhuje ibibazo by'ubuzima. Mwene data aho gupfa none wapfejo. Kandi kuba twahuriye kwa Shuni none hasi byo byatugize inshuti nkaho twigiye mu ishuri rimwe. Igendere. Reka umushenzi buriya yabaye ikihe byarangiye.
ntazi ko ari burare muri kasha akarya amakofa akikuza ikiboko. noneho haragatoye we. Base mugira twegendere. sigaho gutwara umwana amafiyeri ugenda ku bufindo gusa. Uriya se kandi ashati. ubwo se ko yaraje gushaka aho akorera amafaranga wamuni bafite imari utiyashuni. None se mwakamuhaye? ubwo bwo mujyanye ko n'abakozi ba leta mwamaritse imbabura kandi amatariki akiri matoya. mafiyeri umwari ujyanye uramuhunga niki kubona ari ikibasumba aho izuba rya Kigali ryarasiba Buganza. Nari mujyanye kumushakira icumba aho bashiki banjye bacumbitse kuri home. basheke bawe. Naho iyo nzira y'abanyamurengwe sinyigenderamo kandi genda cyemera iby'idini yacu twigisha. igamba ruhu rw'intama ku mwa kandi tuzi ko iyo bwije muhindura ibara. Duhindura ibara se dute? hari mwe musigaye mwiba. Hareka abacuruzi mwaragasheje nyine. Tinyuka gutuka twiba twamura wari wamboni wawe. mugatuma n'ibisambo kabe hari ngo bize bidusahura amadolari n'amashiringi tuba twashirutse ubute dushaka. Yemwe. ahubwo wari uzi ko namwe abakozi ba leta iyo tubabonye nubwo muhembwa make bwose twumva muduteye ubwoba. Ubwoba bw'iki? None Nuko mupake za forode. none se mutabudutera mutera ibicuruzwa byacu hejuru mutwaka imisoro. Ntabwo sara amategeko ya leta ntigomba gusora nyine. simwe musutama kuri gasutama maze mukadusonga muduhoza ibyo mutadutwereye tujya kugura. Mubi foroda. bose iyo nibutse kamyo yanjye yuzuye whisky muretse gupakurira mu ruhengeri witwaza ko nasore gasutama numva nasogota abahakorera bose. Kujya utari wayisoreye se nyine. wese abantu haye nyoroshye icupa rimwe Ko ari rimwe nyine. Ko ari rimwe kuvuga ngo kireka dukiza hasi tukaringaniza nkaho hari umugabane wabo uri mu mafaranga nashoye inshubuza koko. Yewe. Ibe byihorere. mafiyeri muri urupangu ndabona ugenzwa n'urugomo nka bene wanyu ndetse gira utaye bitaba nabi. Ubwo byakomeye mvira mu rwose mvira mu Rwanda. Danda Kandi nturebe ngo nuko wanze kunguriza amafaranga ngugire ngo ngurire yanyu nkurimo. Umunsi utari tuzabonana wa gicucu cy'igicuruzo cye. igicucu cyawe nawe Igicucu cy'amafaranga amafaranga ariko araba nkeri. danda Cyenda nawe ari wowe. Tuzabonana. uzankura iki se wankura gusa wibeshya ngo ikorera amafaranga ariko nawe mpemba kigingi wanjye. uwakurata amafera adafashije tsinda yihagoza amakositimu adodanywa amafuti maze nawe akiyakuvuga atazi ko havuze ruvuzandi kwa mpaye imboga z'ibihugu. harya mwana witwa ikibasumba urashaka akazi? ndagashaka rwose wakampaye abambyaye. gira uti yaba nkunze naho kubiyaraho ntaho bishingiye ko wavutse rimwe gusa rizima kandi nta muntu n'undi ukwiye kurongorwa wowe kwisubiza mu ngobyi kandi ukuze. ubu se ndakuze? urakuze koko rero maze kwivugana n'umupfasoni wanjye avuga ko yakubonye agasanga watuma tubona ibyashara n'abakozi benshi ugiye gucururiza muri rimwe mu magazine yacu ari henshi mu Rwanda. mufite amangazini menshi se? dufite menshi cyane ahantu heza rero nakuboneye ni Rwamagana. i Rwamagana? ubu se mbonye akazi? ndakugwaye da urakabona rwose kandi ngira ngo ni hafi y'iwanyu kuko Fatuma yambwiye ko yasanze usa n'uwaho. yabibonye ate? nawe niho namukuye aho urishimye ko udasetse? ndishimye cyane rwose. ubwo ndabizi yifuza gukora mu mujyi dore ko hari abakobwa benshi b'iwanyu humura nzaguhemba menshi kandi nzajya nkwambika nakugaburiye. uzajya umpemba ngahe? nimara gukoresha ikizamini muri iri joro ndagina umushahara uzatangiriraho. ngo ikizamini? ikizamini ariko icyo nzaba abakobwa bose bankurira nuko icyo mbategetse cyose batakuya ku nshoko z'abantera igihe. ntabwo ari byo umbwira. ko mpita mbiruka niyo bigenze bityo ngahita ngurira n'amabana akabahindanya. ibyo urabyemeye se? ndabyemeye rwose. none se wasuzugura shobuja ahubwo wajya ukazabucyura? nicyo nifuza kunyumvira. oya nzakubaha uko bikwiye. nzakungura uko uteye. ntuzahomba ari ibyo ubiteye. nzaguteza imbere numpemba neza. ibyo byiguhangayika amafi imari ntunze ntigira ingano. umukobwa mwiza ushyigira ubwoba nzaguhemba neza cyane. oya rwose nzabakorera uko mwifuza. uramenye ntuzasamazwe n'insoresore zizakurembuza zigakuruka inkingi z'imitima yazo. oya jyayo ibyo simbigenderamo nditonda maze zikakuremburiza kukubyinisha mu bitaramo. oya rwose ntugire ubwoba. ntabwo nzaguhemukira. ndakwizeye rwose nanjye ntuzamemukira se kuko nkwizere. none se nakora mu iduka ryanyu mutanyizera? ibyo bikaba ari ibi. ahubwo nizeye ko icyo kizamini nkoresha nza kugitsinda ariko erega ntibigoye. nubwo nta bucuruzi nize ntabwo ndi igicucu mu kubara. kandi niyo natsindwa wambabarira si byo se? ibyo biraterwa n'uza gukoresha icyo kizamini. si wowe se? ni yewe ahubwo reka tugende bwije bakugaburire bakwicyaye maze bisange mu rugo rwanjye. yewe
ngire vuba ahubwo nkujyane no mwirushanwa. Ariko rero icyo ugomba kumenya nuko jya wirinda umugore wanjye kuko arafuha cyane bikabije. Avuye se mu bigenze bite? Ntumuzi wowe. Arafureka yabonye insakirwa n'utwana duteye neza nkama. Ntafureka mu mafuti nta mufudikiye nzajya gushaka akazi ahandi. Kandi nshaka gukoresha. Cyangwa se azabangirira ishyari nkaho ndi mukeba we. Naho umure nditonda azahorana umutima mu gitereko. Ariko ubundi uremetse neza hakiya Mungu. Mugize ngo iki? Ndabuze ngo Kamyange yagiye kugisenyi no kuri Goma iragiye no ryari ko yatinze ra. Iryo rushanwa se nimwe mu burenganzira bwo kuri ko. Mbese buryo cyari hano wanjye kirawe. Ntabwo ndingegeraga. Ubura cyari gukuntu uza kumenera ushaka ibyo kujya n'amafaranga. Ntabwo niba. Reka nje kubira abararizi banjye. Baze bakumuna ingingo zose. Iyo muntu uzayisazanye. Nuje Imana ntiwagutsindi. Kibasumba. Karame. Mwana mwiza mwira nkwereka aho uyinjirira ujye mu nyumba yanjye. Naho magorwa po mureka gorwe. Magorwa koko ndagowe. Mana yanjye. Kigali n'izindi mu ishuri ko ari capital mu rwa mukuru w'u Rwanda. Ko nayize siko nyisanze. Yenebiraga ko hageze bamusanganiza umusango utagira urwango. None no kozi umushoje ahita guhunga nkaho uryana. Ewe. Dena aho tuze baraboheje ngo banyice we. Ayiwe. Nibagiye muri stoke ngo bya bintu byiza bipanze mu kamyo zakuye muri Zaire. Niko madam. Umenya bataragerayo kuko Fatima yagumye ku rujya akaba yababujije kunyinjira. Ahubwo nsizabereka ibitenge by'ibeyi bimanitse hejuru ngo bazagurira abagore babo. Bya bindi byiza bimwe bihenda. Bimwe bihenda. Maze bakamuseka cyane kuko bakiri ingaragu. Ubu nende uvugira wandi ufite ijwi rimeze nk'irya Nsore Mafiri. Aha. Ubwo wenda kurikiranye Kibasumba. Cyerekere. Niba ari Mafiri yabaye rujigora kujwura nutamufata neza. Reka ndetse nigendere. Shun. Uramenye Kibasumba nta kibazo mufitiye. Kuko nta makosa arimo. Uretse gushaka kumurangaza ku bintu by'amafuti gusa. Mumbaure abantu bakuru ntabwo namenye ko ari mwebwe. Gize ngo nunyinjiriye mu gikari. Sengeho kukubabarira. Kuko imbabare zijya kwa muganga nk'ukunda kubibwira abakene. Ahubwo nagira ngo nkumenyeshe ko ibyo byose byafashwe na leta. Kucuruza udakurikije amategeko. Ngo nshuza ndakurikiza amategeko. Shun. Ntuherutse muri Zaire ukazana amakamyo abiri yuzuye ibicuruzwa utabinyujije kuri Gasutamo. Harakubeshye. Ngo iki? Shun mu mashuri make. So uherutse kuva Bujumbura mu bujura bwinshi. Maze ukashojovya abakozi bo kuri douane ugeze mu bugara imodoka yikuyeho icyapa. Ugira ngo amaso ya leta ntiyaguteye imboni. Ibyo ni ikinyoma bwana. Shun umushukanyi. So ushishwa nabo ugasohokana zahabu y'u Rwanda uyijyana muri bigaga utazi ko uri mu bisambo bisahuriye umutungo w'igihugu. Abantu ntabwo mpazi wallahi. Shuni mvuze amafuti yawe yose ntago nayarangiza. Ahubwo nkaba nkumenyesha ko ibintu byawe ufite muri stock byose maze kubikacira. Bigomba gutezwa cyamunara kuko bitabize mu nzira nziza. Oya ntibishoka ko mwantwara ibintu. Otoya. Ariko namwe murakabije. Ejo bundi amakazi yanjye wisi cyose mwahaswaga hanze mu ruhengeri. Kandi nayo mwari mwaranguriye. Wari wayaranguye he? None nibyo nikuriye muri Zaire ngira ngo niyo muri icyo gikomere mwanteye. Nabyo murabijyanye koko. Utumwe yo nandese. Tebo nabijyanye. Oya sivyo byonyine. Menya wagize ngo nibyo tujyana gusa. Kuko nawe tutagusiga hano. Erega muri iki Yesu gushinyika. Naje nje. Kandi ntugire ngo ni bwa bundi. Ntabwo ndi nyine. Dore abasirikare bagutegereje hirya ku irembo. Hafi yangu. Ariko se twakumvikana akira bitanu byo kunywa fanta basi. Umva bwa bucuruzi bw'abacuruzi bamwe na bamwe bibwira ko barushigwa tuvuge ibintu bidafashije. Mubyeyi bishatse twakumvikana akira 20 basi. Mubyeyi rwose mumbabare mwaki 500 basi. Ko bingahe? 500. Mumbabare dure niyo mazi mbaboneye babyeyi. Maze mushyigikika tuganire tugira no mukikirano. Shaka mbwa ifunguro umpaye ndaryakiriye. Nivyo shaka. Ariko niwongera kwica amategeko y'igihugu bazagufunga ntuzakanyisha ubutazi. Ngo nzongera nabusa. Ndetse genda vuba ujye gushaka aho bihisha cyangwa ibicuruze bishiri. Cyakwa ntugire icyo wishisha hano ntituzahagaruka vuba. Murakoze rwose mubyeyi. Iyo mumijyana no byari kuba umwaka ngahomba byose bigahomboka. Bidahomboka se. Aho ntibwira kurusha leta amaboko. Yego sinyirusha amaboko ndabizi. Ariko amafaranga tumana na twese ashobora kwirusha amaboko. N'ingufu. None se umugabo ari kure. Ngweke. Mbese abaseke nigeze kumva bavuga bagiye. Genda unyaruke barebe ugaruke umubwire. Ngwino tugende madamaze.
umenya icyayi cyahiye kandi inyota iranga ikica. Ego mugabo w'igicucu ngo ndamwumvishe icyuya kikamurenga maze ngatangira kuvubura ibifaranga. Ya ariko ndamurenganya yarafite icyo arwanaho. Ampaye 500,000. Mvuze ijambo rimwe gusa 500. Ariko yana wakije miliyoni wenda. Mbega Imana ngo zirambonekera we. Noneho sinkiguze ikibanza cyo kubakamo. Ahubwo ngiye gushaka inzu abari yongura. Naho ubundi sinabonaho nyabika kuko navaho nyanywera agashya nta cyamariye. Harya ngo ibintu byo bita inyoroshyo. Nange ngiye kuryaho numve. Sabe iryo hanke ibindi biryo. Dore ko nari narenganye ntararebaho kuva narangiza amashuri. Yewe harakabaho Gerard. Wampaye uyu mwanya mwiza wo kujya mvugana n'abacuruzi. Akankura ku murimo wo kwirirwa mumene ku mutwe ngo ndandika za Jeronere mama ukagira Imana we. Kandi zari kuzangeza he? Mbega ngo biraba byiza bikananyura umutima mama we ko ni mari ntangayitse byose biturutse ku gitinyiro cy'umurimo nkora. Yewe genda 500. Yewe reka ngende nkore raporo mvuge ko Shona atagira inenge ko acuruza kurikije amategeko kwija muvugaho by'ubumamyi bamubeshyera ari umwere. Mbega ngo biraba byiza bikananyura umutima angwe se ndayaturuka mukagira Imana mwe. Nawe zo ziza ngomba kugura niya Yusufu Nyamirambo. Mbonye agenda ninjiye hano nawe kandi mbona acuruza ndamwiyenza hampe 5 niyanga mukorera ibitangaza sicya ndetse reka ngende gwiza imari ngende nshonshoma amata aryoshye nsame byari ntaretse ibyiza abari Rwanda rusha amahanga. Mbega ngo biraba byiza 500 nabera ndetse ndarongora bukera hashe dore imari rirahinda. Mbega ngo biraba byiza bikananyura umutima twihumbire hamwe. Naje kiba magorwa. Dore ko agize ngo burya muri ryajo ndapfa. Suye ni magorwa ra? Ni jewe nyine. Aye. Sinapfuye rero. Imana ntirenganya umvuye iwabo bazimunje w'abantu. Sundi wabagaye. Urahambariza iki? Mvuye muri gereza ubu ndigenga. Ariko naho se yabo hansubiza ngo nire ubugari bwaho. Wasubiyeyo? Shati nasubirayo. Ubugari bwaho. Waze nka burya umuhungu nkigaramira ko kwirirwa nimenera isaze muri shunta giro niyambaza. Maze rero dore nkurutesha. Nkuze ni fence wawe na nyoko nkije amabandi. Yaragiye kuba tuzi ko afite kose. Cyangwa wahoze nawe kubambura. Ariko shabansuzwe kera. Sinambura. Urakoze mwana wanje urakoze. Bari bantwaye udushwangi twanjye maze ubiruka uratubaga. Caca aho ntibari babishe. Be Mafiye ni wowe? Muraho mama. Hobe. Gira abana. Uracyakoma neza Mafiye? Yego. Uraho neza mwana wa? Yego muraho Mado. Uraho. Uraho neza? Yego. Mukomere. Mugeze no? Umuhungu wanyu Samayo kabaye umuzungu. Uyango aracyakoze amaguru hasi kwasigaye agenda hejuru nkakagoma. Ariko shasinze icyo ushakaho. Ngaho ni muramutse mwebwe murakeye. Naho jewe nta muntu ukirukara kuko mukozo yahita yakamaze gukaraba. Ariko shaha. Bana banje ivyo ni ibiki ko bidasanzwe mu muco w'u Rwanda? Baza Mafiyero wawe. Ni ibiki rwose mubana mu mujyi wanyu? Bana banje mwibe uko cyera u Rwanda rukiri u Rwanda abantu bari bazi kubanirana neza. Mafiyeri si byarabizi. Waba ubonye nk'umushyitsi ukamwakirana igishyika n'urugwiro. Maze ukanamufungurira ku byasanga. Ndi umuryango utabara imbabarese. Ndetse ukamucira n'isasa agasinzira. Akwakiriwe rero none. Sasa hehe hano ko ari Kigali. None wowe mwana wanje Mafiyeri. Ayo Mafiyeri ni Mafiyeri ki wadukanye? Kwibyo ngibyo bitabaga iwacu Rwanda. Ibyo bisazi warwaye ni bisazi ki mwana wanje? Nyamara ndi muzima. Usigaye wirukana urubyiruko nkawe.
none bose bazajya baza guturamo iwanjye ngo nukwakira urubyiruko ngo ni imico nyarwanda. Ukabirukana maze ugatuma barara barutimbagura akarengane nkaho hari uwo rwishe cyangwa rwibye. Wakubwira uko yangize. Aho yapfira umutima kandi abakobwa bamutwara uruhu n'uruhande. Wumva. Abakobwa? Mfare uravuga wagira ngo ninjye uvuye muri prison noneho. Urumva bamutwara umutima mwiza bamutera umubi. Ubwo se ntiyantaye akangurana icyo manzi kindi aramazenga twari duhuriye aha dushakaze. Niba ugira ngo nteranye na fiance urati igihe cyawe. Mwana wanje Mafiyeri. Ko nawe nzaniye mama zane ese nibyo zari bikuzanye. Fiance wawe se ndamuzi. Wabaye ikiruhuko kandi warabona. Umaze kuvuga ngo iki se? Warabatijwe ukiri umwana ugakurana umutima wera. None Kigali yawusize imziro. Usigaye usa n'ingurube kandi wari inyange yerande. Aho heruka batizwa. Mafiyeri we. Ese muzabona ukuntuka. Ariko mwamubabariye mukamuha amahoro. Ibyo byose nibyo biganiro mu mutuye byo. Yego rata. Niwe ntagira. Ntituvuze nabi, uwo Imana yaguhaye kumenya no gukunda, uzamubona dore Kigali iranzira muhindanyije kandi ntabishakaga. Erega we muswahili kandi nta giswahili azi. Umuswahili mwana wa? Mbyihorere. Twebwe ro data tutize ngo tugomba kwicunga uko tugenza uwo mujyi no kwiba. Yo. Ariko naho baraturenganyaga. Wewe wakwirirwa wawe urubona abana babakire birenze cyane n'umugati. Utuvungukira bakatujugunyira imbata kandi wowe uraho ufite inda. Bakagira ngo wewe ko uzatungwa niki. Mwana wa bakagaburira imbata? Uhari. Abantu bana bo bicwa n'inzara. Imbata se ko ari izabo uru wabo. Ko bazirya sura aribwa. Ntacyo bitwaye. Werega we ntabwo bene twumvikana. Bakaba imbata se imbata ni izabo baje kukurera se. Ariko ntacyo. Dore jo bunini navuye mu buroko mfungishijwe na shuni ngo kuko namatse akazi yakanyamahanga kuviwe. Ibyo gusa? Hasi wakwimye akazi ugomba guturama iwabo kuba bakakwimye ugomba kugenda. Ntacyo. Ariko naje nitegereza mu mpara ukuntu barya inkoko bakarenzaho byeri konje. Fa nawe mururumba. Ntekereje ko nta nunwe yafite kugira ngo nigure agakombe k'icyayi. Numva umutwe harazungurutse. Birumvikana rwose. Muzi umugambi nafashe? Nuwuhe? Nakugira inyambo n'umusirimu wasinza sohoye ibinoti mu mifuka y'imbere. Maze nshikusamwe ikinoti cy'igihumbi. Ntarabivuze ko uzanywa no kwiba. Se kwa kwirwana bo. Nuko rata. Bose birwanyeho baryo se. Ndiruka amaguru nyabangira ingata. Ankurikiye mutera amabuye aragenda. Mwana wanjye siyo bagufata. Ntimwumva wiwohoza ndeka. Bamvanye hise. Cyangwa ndi gicucu. Muzi cyo amafaranga nakoresheje. Niguremo ingorofani yo kujya mpeka mitwara y'abaturage. Ko muri cyonje. Ko se nakosheje. Aho utakojeje se ni? Ariko ntabwo nakosheje. Wagombaga kuyakorera ntagombaga kuyiba. Nyokorera yese harukundi. None se ko nta sambi wacu mfite. Ngo najya kwihinga. Se nta gasambu kandi Mafiyeri wawe ngo akaba yaranze kunshakira akazi cyangwa se ishuri y'ubukanije. Umujura nk'uwo wamushakira akazi wowe ntazagusebye. Warampemukiye cyane. Mafiyeri sigerageza. Ubona ko ni kubigenza gute koko? Yemwe. Aha, jye uyu mujyi wanyu ndabona ari amahanga. Yego ndabizi wanyu hari ibibazo by'amasamba adahagije kandi si wanyu gusa ni mu Rwanda hose. Ariko rero ibyo bibazo ntibagombaga kuza kubitura umwana w'umunyarwanda nk'ari utanga amasambu. Rengera. Naho iby'amashuri umubaza nawe ntiyanze gukomeza kaminuza ngo azane diplome y'ikirenga nk'abandi. Ntumurenganye si ukukwirengagiza ahubwo nuko nta bushobozi abifitiye. Mwihorera kumya borojya akomeze kuba ndegera nk'aho muri abacamanza banjye. Ibi nawe biri biravugwa. Mbese ko mu ruko byakuviremo gusara. Reka tuzakujya ndira wagisarewe. Wintuka. Ntabwo ari ukugutuka nta utasaze nyine. Naho ubundi urango kamena amatwi abanyamurava b'Kigali. Mwana wanjye urabeshyira undi mwana ntabwo yasaze. Ntabwo mwimviye ko yibye se. Ahubwo aravugisha ukuri nubwo kuryana mu mata. Umuntu wibaka byigamba. Mbese ubwo busambo mwadukanye mu mujyi w'abandi n'ubwiki. Ko numva ngo mukorera amafaranga. Mwagiye mwemera mugatungwa nayo mukorera. Kamenya Mafiyeri yagenda. Umuntu wibaka byigamba we wamuzana mu rugo rwawe. Mwana wanjye ko numva ngo ukorera ibihumbi 100 ku kwezi. Ingwi 100. Twe tuzi ko akorera ibihumbi 100 ku kwezi. Iyo nyongera yindi ni icyo ushaka. Tishana. Mwana wanjye. Wabwiye hari niwe yampemba. Niko mwana wa. Uyobewe ko kwiba ari bibi. Ko ari ukwica amategeko y'Imana n'abantu. Erega ntabwo yakabimenye nyine magorwa uriya. Rwose kukomeza kwiba none bazakuvumbika intoki muziko wazatakira nde? Gutungwa ubwo nari gutungwa n'iki koko. Mujye mukora mureke gutungwa n'ibyo mwibye. Naho kuza ngo Mafiyeri ahembwe ibihumbi 100 se nimwe mu bimpemba cyangwa nabihembwaho. Nakwishingira abanyarwanda bose nk'abamagorwa bo ngabo bose. Ntibishoboka. Yewe ndabona bampinduye umusazi kandi ntwaye umusaraba w'ubuzima.
reka mbareke njye gushaka abapasaje b'itagisi yanjye. Mbese burya ufite tagisi? Tagisi ya yese ndivugiye ingorofani yanjye twara imizigo. Manuka rugenge bantangarira cyangwa ntera kivugiza ngende ngivumbi nka kigingi. Utaniye na kigingi subundi. Ngari cyose. Kigora mukagusa. Wagize ngo kigingi ariba nkaho. Rata mu bye w'amafiri rero. Urabeho. Gaho beho mwana. Komeza umuhane nubwo ntaho hano hanutse. No kugerageza. Ariko nawe wari wanze. Kandi nawe rero. Nusubira wanyu uzabwira uti magorwa rwarwe Kigali. Aho ndwiteka nk'umwana utagira se. Watashye. Njya hehe se ntaho nzajya. Uti kandi ntimuzategereze ngo azagaruka aho iwanyu. Yabaye ngegera. Uti ntajya kivurira asigaye yari kivura ivundi. Nta kazi kawe. Utasigaye akirana n'iminsi yabaye ikihebe. Aragubwo ni nkoko arabunze mu iteme yigunze abandi barire nkoko mu kiyofu. Yo. Aba yakoreye. Yewe. Weho ndahafashe ngiye gushaka icyo ndare nta gihe cyo kuririmba ngifite. Genda wenda narabona guki. Yo, mwene magorane uri yarababaje. Kubibandi yarangije amashuri abanza ari uwa mbere. Ko wa mbere sibyo ngibyo ngira ngo ntawe bihure n'ubuzima. Iwabo rero bumvise ko yabaye karani, bibwira ko ari karani wa wundi wo mu biro, batazi ko ari karani ngufu. Ariko shenge yigirira neza Imana izamuhembe. Yatukishije ibisambo byari bidusahuye. Ubuse bazana iki no ku kazi ka leta. Mwana wanjye, urumva ibyari ikibazo? Ko twari tuje ari wowe dushaka none tukaba tukubonye. Mwashakiraga iki se ko nabwiye ko mutagomba kungendera muri aya matariki mabi. Hari igihe siba kubihanangiriza kuza Kigali mu ntunguye. None se ko twari tugukumbuye, ibyo byatubuza kuza kugusura. Nkumbuye. Erega iyo tutaguherutse agatima gahora karegareka. Ariko hari n'ikindi kinzanye. Icyambere nuko kukubwira ko mushiki wawe Nyiramakumi azashyingirwa mu kwezi gutaha. Ni byiza. Inzoga twarazinyoye. Ikindi nuko muri umuna wawe Kajunguri ngo yabonye ishuri. Yaragiye se? Amafaranga ntaraboneka. None sibyo birandeba. Birebe nde wundi. None rero mwana wanjye. Kaba nagira ngo umenye uko ivyo bintu bimeze, maze nawe ugira icyo wakora. Nkora se nkora iki? Nyiramakumi arifuza 20,20. 20? Ni byo kugura ikanzu yo gushyingiranwa. Nkabitanga rero. Arashaka ndetse n'5,000 by'agatimba. Agatimba? Agatimba kandi bambara. Keza kabageni. Arashaka kandi n'udukweto twera. Ndetse hari n'udufuka twa tundi bambika intoki. Yewe. Muzamushakire kandi ngo n'umutaka bazagenda bamutwikiriye yatamirije indabo. Mama we. Ndetse ngo arifuza ngo ko anamugurira n'ivarizi yindi nziza ifite amabara meza, ndetse ngo n'amavuta yandi ya bwashirini, ngo n'inazi n'imibavu imwe bisiga maze bagahurirangana inzira yose. Yamaye nka data. Kano nagatangaza Ariko bukeka ko ndinde. Reka se kundogoya. Ndakumenyesha ko ubu ngubu dushonje cyane. Icyo kibazo se cyo wari ukizi? Erega ndumva nabaye ushobora byose. Dore guhinga ntitwabuze guhinga, ariko udusimba twatuririye imyaka, ibishyimbo n'amasaka, none ubu ngubu twitungiwe na Nyagasani sinkubeshye. None muri bushakira umutungo iwanjye. Rwose mbese ko ndeba bikubabaje uragira ngo niyambaze nde? Mwana wanjye ko ari wowe so yansigiye. Mugomba kubera ko nta mafaranga mfite. Kandi iyo nayagira ngomba kuyakoresha ibyo nyateganyirije. Mwana wanjye iki? Ubwo mwikorera rero ngo mugiye kwikorera amafaranga nkaho ndi kese de parigne. Uramenye se ntuntuke mu Bifaransa. Mwana wanjye ntuntuke rwose ndagusabye. Ibyo Bifaransa ntabyo ni. Ibibazo byinshi ngomba kurangiza. Kandi mudateze kumfashamo. None se twiyambaze nde mwana wanjye? Rimwe muravuga ngo mugiye gushyingira umukobwa wanyu. Ariko mukibagiza ko ntari nanasaba ngo ntajye inkwano nubwo umukobwa namubonye bwose. Uzabusaba? Tuzabusaba. Ariko muribagiza ko ntarubaka. Kagira naho ntaha. Yise sinzu tuyemo mwana wa. Siyo nkodesha se simara ntanga 1000 by'akamama. Murankangisha ngo barumuna banjye babonye amashuri mu mahanga nimba atangira amafaranga. Mukibagizwa ko nge nari yihiwe na Caritas Rwanda. Ngabyabananiye mwemeye ko banyirukana. Wamuturangiye se natwe akarindira muri umuna wawe. Yateye iwanyu mutazi ko nge ubusigaye ngugu n'inkokora. Nakwitsa muramenya akagwa. Ndarira amazi ntikuza umuyaga. Mwana wanjye. Sukwirengagiza ko ufite ingorane nyinshi. Ariko rero burya habaho ingorane n'ingorane. Nuko mukaza musaba 1000 bingana kuri. Reba nawe ubu ngubu imyaka ibaye 3 tutagera iwacu. Twagize n'ibyago mushiki wawe arapfa. Ntabwo waje kudusura kandi warabimenye. Aho murandenganya n'umwanya nabuze. None rero mva nabonye ibibazo byankomeranye singiye kukubeshya maze njya kurusha umwana w'abandi wigisha iwacu kandi akaba n'inshuti yawe.
namuruhije rwose, namuhagurukije ngo azanyereke aho utuye. None mwana wanjye urampebeje pe. nta mafaranga ufite yo gupfa ubusa ngo ndafasha abandi nanjye ntifashije. Koko nukuri urakomeje. ntayo Urampebeje ngende. ntayo yereka wo mugi twatetse umutwe kandi igihe uzahira simbizi. Mwana wanjye se ko ari wowe so yasigiye ubutware kandi akaba ari wowe mukuru mfite, wanyumvise maze ntumpemuze. Asigira ubutware se ni nawe umusabye, ahubwo yagiraga ngo ndekeho umutwaro wo kundushya gusa. Agusigira ubutware yagira ngo ugire ubutware bwo kwitangira bene nyoko nibyo byose. Kwitangira abantu ntacyo bimbwiye kandi umwanzi ava mwanyoko. Na Yezu yitangiye abantu ariko ntibabuze gutoteza intumwa ze. Nyabusa umugabo agaragaraho rukomeye, kandi uzi ko se bataramuruga atahwemaga kubitangira. Yajyaga kurara rubundi Buganda ngo abone uko mwakura. Nanjye abo nzabyara nzabitangira. Ngira ngo uribuka ko yajyaga gufata igihe ubutware atanafite umucungura. Byose kandi ko ari ukugira ngo mutazabimbwa. None dore umutaye mu nama kandi ari we munyabwenge yabyaye. Dore umubereye rubebi kandi ari we ruberangiye yitaga umunyamurava. Ndarengana. Ubu se ko ndeba ushaka kurya barumuna bawe kandi ari wowe mfite wagombaga kumfasha kubarera, nk'ubu urabona nabyifata monde. None se muragira ngo ngire ntibazo byose nige muzabitu. Kigali umwana wanjye yarakuroze, yaguhinduye igisimba n'igisambo, kandi naye naragutoje ubumuntu n'ubutungane. Erega umuntu akenye ntabwo yitwa igisambo, nababwiye ko amafaranga ari ntayo. Mbese ko ndeba nkubwira ko inzara igiye kuturimbura maze imbeho ikagutaha mu mubiri, aho bene nyoko ntibazagutera bakanuye amaso, maze amasomo wiza akagushiramo we mushihanira ku isahani yawe. Nibabona munsi y'urugo mfite akarima bazazi. Mwana wanjye, aha umva sinazanywe no kugusega bumandwa nk'uko ubikeka, ahubwo kuri je n'itegeko ry'uko umubyeyi yitabaza umwana we mu bikomeye. None rero niba udashaka kunyumvira, ikinsigariye nuko nava kuri iyi si y'amaganya n'agahinda. Mubyeyi witekereza kwibabariza abantu batera agahinda basiga mu gihirahiro. Oya mwana w'umukobwa sinkwiriye kubaho. Ndabona iyi si ndambiye rwose kandi ntarayicumuyeho. Ndabona inda yanjye yange kambaza ibyo kuyuzuza kandi nta mbaraga ngifite, nibura ngo nshobore kuyihingira nubwo nahingiraga inyatsi. Ndabona rwose ko nta masaziro yanjye, abona byayi batangiye kundya. Oya ngomba kwiyahura nta kabuza, maze abibwiraga ko ari je bahima amafangurire. Mubyeyi zera Imana. Reka mwana wanjye narayizeye bihagije kandi ndacyayizera, hari kumenya nayo imaze kuyirambira. Oya ngomba gupfa, umutima wanjye umaze gutumba. Ariko ikimbabaje n'umwana wanjye Kajungura insiza ari ikibondo, rubanda bazamwicisha ibibando kandi yari yarabonye ishuri nkabura amafaranga yo kumutangirira. Ndakwinginze komeza wizera Imana mubyeyi. Mbese ubundi murarahe ko mbona mwigize neza. Aho ntimubona aya mazu yose mukagira ngo nayanjye. Ndarara ku gahinga kayihande nishaka nkagweho, wenda ku gahinda kandi ku mutima kashiriraho. Oya mubyeyi. Ndetse reka ngende njye mu muhanda. Oya wigenda wo kabyara. Masige impanga byose bishiriraho. Ndahasiga impanga nta kindi. Oya nimundekure. Oya guma aho mubyeyi. Nimundekure nje muri Nyabarongo. Ngende nirohemo maze amazimwe ashiriraho. Mugende muguye mugama. Mafiyeri ngusigira umuvumo. Murabe mu muvumba. Oya mukecuru we. Mere nk'uwanyagiwe. Oya ndekura mere nk'uwanyagiwe n'umuvumbi. Maze n'imvumbu kandi kwa Nyamuzinda. Mafiyeri we umuzimu wanjye azakuzindukire maze akwibirane n'ibyawe n'abawe bose. Oya ndagiye kwiyahura. Ndagiye baba we. Muguye mugoma nantesha igihe. Isura cyose mba we. Nzihe wowe uraho nawe? Urahoye mwaruryoshye mwarubeye kapitari. Ndinda kuryoha se ndikiribwa, ariko abasore ba Nyarugenge namwe mvugo musigaye mwarihaye. Aha mbese ntukinyibuka. Reka ndabona unyuze mu jisho, ariko nanjye urandinganya. Urabona koko nakwibuka abasore bose baza mu magazine ya Shuni. Kandi narabonye usukiranje kugura sigareti nkagira ngo uramenye. Umvare ngusekera, none se wagira ngo nari kukurira kandi waruje kuduteza imbere. Mbega bakize. Cyakora ndabona usa n'akarani ngufu nkunda kubona mu muhanda uva ku isoko ry'Inyamirambo. Yewe ndakwibutse. Aho se we Magorwa w'umunyabutare databuje yafungishije abararizi basanze ifuro rya Murenze. Nije Magorwa wagoye cya gihe. Ariko nkamere neza nawe urabibona. Masikini narinze ko apfiriye mu buroko. Numvise ko baherutse kuharasira ibisambo nibwira ko nawe bivuganywe n'amasasu. Sinari ndimo rero. Ubu sukora mu iyo ministeri ko nde ute nk'umufonctionnaire ukomeye. Ko nkora hehe? Ibyo byihorere. Mbese kibazo.
hari utuntu wifuza ngo nzakuzanire? Ndabona twakubera wambaye barati ntugo nk'iyo. wanze kumbwira aho ukora ariko hari abatari mu mifuka ko byazakora ukomeje. Ariko urahabariza iki? Mbese ntushobora kwemera ko tujyana ku Gisenyi muri weekend? Tujya kwiryamira ku musenyi nk'abagabo n'abagore beza bibera muri sinema. Oya nta mwanya mfite. Tuzaba turi Bujumbura na Patro muri Pagidas. Naho ku Gisenyi ntitasiba bizabo muri hotel Izuba. Erega mukobwa ndumvira hari ubuzima murizi. Ndarizi koko. Niko se. Ko nifuza kujyana muri Parc National. Muri pariki? Ngo nkwerekere impara n'imparage. Inkoronko n'inkura. Ingwe n'urusamagwe ndetse n'inzobe n'umukara. Ibyo byose ndabizi kukurusha ahubwo naranabifotoye. Usamaze kumenya no gufotora. Narabimenye da. Warakize. Icyo gihe twari twagendeye no mu ndege. No mu ndege? Cyane rwose. Turari Gabiro. Bukeye duca mu rugendo twirebera izo nyamaswa zose ahubwo n'izindi nyinshi utazi wowe. Ariko se ko numvaga nshaka kudutemberana nimugoroba. Mugenzi wanjye nimugoroba Patransohokana mu bategetsi babatirishije abana kandi turabyina dukereho. Reka ndumva nakikubonye. Umva rero ko nta mwanya mfite wo gutemberana nawe magorwa. Rwose ikibasumba ngusaba imbabazi rwose. Imbabazi? Kuba wenda ngutera igihe ariko nushaka ndaguha igihembo. Ngwigihembo ariko se magorwa ko ruva wamemba iki? Ndashaka ko twasangira mu byishimo mfite uyu munsi kuko nahembwe ibifaranga ikivo kandi n'ubwa mbere. Umva ko ari ubwa mbere nyine. Kubera ko kandi ari umukobwa namenye imbere y'abana nk'ingeri Kigali. Ndagira ngo dusangire kuri umusaruro wanjye dufate icyo kunywa. Oya nta gihe mfite. Ndakwingiza rwose mbabare wiyibe njye kugurira Sinzano. Ngo niba ujya kugurira Sinzano. Na Martina Divine. Ibyo byose narabihaze. Ni sake bakaranze muri hotel Americorine cyangwa se muri hotel Diplomate. Ndetse no mu maro ntaho ntinyi. Dore ko n'abanyamahoteli ya Kigali yazi kundusha. Fa nyine. Nuhese ubwo namenye ibintu byaho simbimenye. Kandi ntugire ubwoba ngo shoje arakubona. Ndakodesha tagisa tugeze ize no kuducyura niba bwije. Umva ko ari kuyikodesha nyine. Hari cyose buryo tujyane katugarura. Ariko nyabusa tuganire. Tuganire iki? Tuganire rwose. Twibageze wa munsi w'amaganya mukashuni yatubwiraga amagambo y'imena amatwi. Atwite ibyo hene byo manzi kandi twe turabana beza. Mbese ubundi wahembwa ngahe ko ndebuguruka nkakagoma. Ntonkine uyu munsi nanjye nashishe. Nawe nyubi 200. Mafiyeri wese kandi aje kuvuga iki hano ko atakiturusha amafaranga. Mafiyeri. Muraho kibazo? Uraho Mafiyeri? Mukomere. Dore na magorwa ntabwo yapfuye kandi cyagiye wamutaye mukangarateta ko makuba wa fiance. Uraho mago? Ndaho nyine ariko siko bwawe. Ugomba se kuba kubwanjye ndi Imana yawe. Ariko ikibasumbura ngo kabe kibasumba koko. Hahirwa umusoro uzakujyana. Mbe magorwa kufasha isakoshi ugiye kwafata? Yes. Aho ntwafushe kandi byari by'abanyamafuti. Fuwaze mvuye iki? Ariko mago ikisi. Iri ko twambaye ndabona risa n'iryanjye. Ariko ntuye. Ndetse na karuvati. Akubwira ko ufite amafaranga yo kubigura gusa. N'ibirato byose bisa n'ibyanjye. Ariko ubwo abaye ute? Magorwa. Ariko se umusore reka ndebe isakoshi ufite. Reka ndebe isakoshi ufite ndabona isa n'yanjye murutse gutumiza kuri Goma. Ugira isakoshi wenyine se cyangwa niwe umenya kuri Goma. N'ibyanjye. Oya niyo mwirwanira hano. Oya reka ndebe. None arangira iki? Ariko ugurira atubwira ko ufite amafaranga wa gicucu kibe cy'igisambo. Reka ndebe. Oya n'ibyanjye n'igisambo yanyibye n'ibyanjye. Muramumvatira n'igisambo. N'igisambo muramumvatira n'igisambo yanyibye. N'igisambo muramumvatira. Ibyo wahinde ndabibuza ariko nawe ujyanye nabyo. Bisha Mafiye niwe kira gisambo cyakije. Ndeka sha arapfuye ariko asize heru ampaye isakoshi y'ibihumbi 500. Ntibishoboka reka ampaye imyambaro yanjye myiza 500. Ndeka. Ubu narizi ko ngiye gusaba ngakwa narizi ko ngiye no kwiguriramo n'akazu none dore. Ndeka rwose magoga aciye umutwe. Nawe arapfuye yo gapfa nabi. Arakapfa nabi. Reka kwiheba. Usaba uzabusaba inzu zabo yigura haguma guhagarara. Kandi ahubwo byihutirwaga. Dore fiance wanjye amaze kunyandikira ambwira ko indari nkuru. Usashobora bigenza ute? Nagira neza ariko ntacyo. Wezo bundi zafata konji. Zajya wabo wa madomaze musabe dusezerane muri komini no mu kiliziya. Ubukwe bwacu buzakorwe gikene. Ariko nagira neza. Birabashe rwose. Nagira ntese niko bimeze. Yashawe kwiyobora cyane muto. Kwiheba to. Ariko nibyo sha.
reka nshirike ubute n'ikinyorosho z'abacuruzi nishaka nzabigwemo ni hahandi hari izere bizatungana ubu twese ko twabaye ibisambo si nta kone nabigeza ni hahandi mpari abaseka bazisekere none nabigira nti ese ko nta bapfuka umunwa cyangwa se ngomba kura amenyo ni hahandi kundi wagira nuko bimeze kuza gukinjirana n'abasore mu rugo rwanjye ahantu ugira ngo n'urwawe umaze kwigomekamo ntabasigaye ntakikubwira ngo nyumve kandi ejo bundi warabundabundaga nka rubebe wa mugore uramenye nta basore ubonye nyindurana nawe bavuze ko imihigo Imana yayumvise yambera washyanowe umugabo. ko amayeri yawe na shuni nataruye umutima wanjye watumbye ngomba kuguhinaga abanyangabiramawe ngira ngo ntundushe imbaraga twapima ntundatire ibitege bibi bihora mu bitenge bitege ayo maso utereka bushyira ibicuba by'amata nasukamwe nawe amakara ibyo bikanzu bisa n'isano ugize ngo iki washyanowe ryantwaye umuganda ugize ngo ishyano ni wowe ngaho ndekura utabona nkwambika ukuri kandi narigeze kukubaha shaho dore kuzi kwipendeza nkaho utarimwe nk'abandi reka noneho ngutere ubusemwa nanjye ndebe ndi mwiza ndakuruta ndi kibasumba Uri mwiza nushaka kuri mwiza. uzimanike kandi ntundushe urukundo kuri shuni nubwo ugenda winyonga ngura umugore we nanjye ibyo uri mwiza nyaki wa roho mbiwe upateze imari y'umugabo wanjye nzayigotomera nyumvishe maze uyisinde utayisomyeho sha ubwo rero nawe ukibarira mu bantu utazi kugenda imbata ni wowe wakwambara ntuberwe bakagira ubwoba bwo kugusohokana mu bandi iyo ngurube yawe igusohokana ngomba kubihumbanya imbavu n'agatuza haramu haiwezekani unise ingurube niki Fatuma uranutse ngo ndi ingurube kandi umugabo wawe tumaranye imyaka koko wakirumba w'ikibi noneho nakubonye ibyo mwambeshyaga ngo mu gihe za Rwamagana kandi mwigire ku Gisenyi no muri parike nabitaruye byose ugendera mu ndege n'indege ukanyibagirwa kandi ubukire bwose ufite aryo gukesha yemwe ngo kagira imana mu ubukire mfite niwe mukesha warataje mu rwuzuye wamwasama utazi no gusoma wo kumfobya gusa uvuze ngo sinzi gusoma shu uvuze ngo sinzi gusoma kandi ntarasibaga gusoma none uranyakanya wa ntashimawe amashuri yawe nahagereye sinakurenganya noneho rero ushaka kunsumisha bize zakomera twatetse ndabona ibyo watekereje igihe cyo kunetera cyarashize Fatuma nakwihangana igihe kirekire unyihanganira iki ndambiwe ko nawitwara nk'igitamba mu gutagaguza imari yanjye nkari we Imana yayimpaye noneho ubonye uzayigucungira ndambiwe ko rungenda nunteruba ngo mbana ari ndaye uyu se niki ndambiwe ubunyanda bwawe n'umwanda ukuba ku mutima no ku mubiri ubonye ho bibonye rero mutima ye ndagusenzereye vira mu rugo daraho iki gihe kigeze ngo urasenze ndagusenze sisazizere bake wangumbawe ariko ibyo niki sinshaka gupfa ntabyaye ngo ndagutunga ngaho hari inyama ngutezemo kandi unyangabiramo aho ari kurandenganije mugenzi wanjye kuko ubundi uzi ko ibyara ritihabwa genda wangumba imva mu maso vimbere wagisimba usigaye ibyo niki cyo kumara kundenga imitsi kikampindura ingurube haramu koko mumbabarire ariko nabitewe n'uburakari bwinshi mumbabarire rwose sinabishakaga va mu maso wanyira buhiriwe ntagutura umutima utumye ukaguturikiraho va mu ruhando ntago haramba ubona ariko shu fabone se urahita ingurube ngo funi ikibasumbarata karame kuva ubu ni wowe uzajya unsasira kandi ungaburire uzajya ucunga ibicuruzwa byanjye byose inkuru ibaye impamo pe ubaye umugore mu rugo maze urwo rwomo rwose rushiraho wa mukobwa we none nkikubonana bwa mbere narishishe igihe bakurebaga bakarisha indimi kandi bari bamfite nambaye naberewe uberwa wacyawe wikwishunga n'ibigeze uberwa na rimwe imbere y'abana b'imishano bambaye imishanana ubwo bushana nanjye narabwigeze ndetse uburantera igihe kandi nta gihembo ngutezeho ahubwo hoshi tujye mu nzu ngusinyira itaraka ufata utwawe ufata utwawe utayiwanyu ndekura se nyine dore urugo rwabonye ibintu ndekura ntawe njyana shuni ndekura winkurura na disi kandi tutarabanye nawe Fayo. uretse imana yamvumye simbyare shuni have rwose sigaho kunkurubana nuko ujya iwanyu sigaho sinakubaniye nabi ngo urantera ntabona icyo kuvuga twabyaranye kugira ngo sigaho usinyire shuni itaraka uguhiga ubutwari muratabara na Fatuma kandi akagabo gahimba kandi kataraza noneho rero wowe waye akagabo hoshi tugende umpa imfunguzo z'ibyumba imfunguzo si byose imfunguzo tanga imfunguzo vuba ntazo muha inzu ni iyanjye ubu ndayitaha wowe uyisohokamo si iyawe ni iyawe se wowe warayubatse none se nyabusa wajyaga wibuka ko umuntu ari nk'undi nk'uko umugore ari nk'undi none se ubwo nyine wakabimenya wajyaga wibutsa ko burya nta gishongore cy'umugore ko ishema rikesha umugabo ko ariyo mpamvu atagomba kumushingana ijosi ariko agakobwa we waretse kwishongora reka nkubwire nta soni mbese hari ibyo abakobwa dushaka kubaka tujya tubitekerezaho wowe rero wabitekerejeho Fatima wavuze ko nzaba indaya none indara yanjye ibaye indyamo yawe none se ubundi uri igiti urakaraya warafushye urafureka mu mafuti ushaka kunyirukanisha ku kazi ariko shuna kwima amatwi ntiyemera ubwo butiriganya bwawe aho bwa burumbo wanshiraga se wowe ugiye kokama ko ndarakubwira kujya iwanyu mu cyaro ugahinda imishyitsi nk'aho ari icyaha wasize uhakoze hanyuma se waje ute uri bukaje ubundi uzubundabunda busaba icumbi nangwa nanjye nari ngifite itoto ry'abato
none we kirakoganya wagacwa ugiye kuba icyomanzi uri ingoroje. Ndi ingoroje nyine ariko nawe niyo ugana di niyo ugana ariko wakwitonze. Isekere di isekere kibaso isekere ntubigayo bagusumbakaje cyakora baca umugani mu kinyarwanda ngo ruriya abandi rutakwibagiwe. Iririre di Ngwino mu byanjye wa Kirumbo. iririre Ngwino mu byanjye wa Kirumbo. have se nawe have Ngwino nta migani yawe dukeneye. have Sega aho widukeneye umunsi kandi n'abandi kandi.